mumeze neza nizere ko mumeze fresh sana nizere ko ibintu bimeze fresh nimba utameze neza ndakwifuriza kumera neza cyane ibihe byiza we kanze subscribe ibihe byiza aho uri wahisemo kubana natwe mu biganiro byacu bitandukanye ni the MR TV 250 ikaze umeze neza pe wallahi umeze neza ndabibona sawa baba dutangire gutya bundi nta bintu byinshi cyane ni freestyle dutwika tunaganira ku bitaramo umaze iminsi ukora duganira kuri brand new song ufite waduhaye mu message ishize unatubwira na byinshi cyane ufite mu minota mikeya turaba tumaze kubwira abantu ndetse abanyarwanda ibiturimo ndetse bituzanye mwaka kanya dutangire kuri Bangkok kugira ngo abantu bumve turi kumwe bayitaye mwamubonye umwe mu bajene bameze neza naraye Bangkok ngo naraye Bangkok jero dose njewe nariho spirit after dose spirit wisimo after dose ndi muri backstore basamukama bano nawe yazanye na Rose bicaye imbere y'igicaniro urukwibenyegeza umuri rugurumana ambwira ko ari umufana ansaba ko twagumana barayijoro basakinga abandi baroringa abandi bakokinga nawe ugeze usayinda icyo kunywa maruwana akwakira twiyumviraga ibihinda twibagirwa no gukinga kanyenyeri n'agahayisomo ubu nizero kuri momo urabona kuri kora ubu nabuze amahitamo uburyo yabikoragamo yasaga akikoreramo ubu kigali yaho sinubukana inzira ingezaho naraye Bangkok naraye Bangkok naraye Bangkok waraye Bangkok cyose muri horo kuko se waraye Bangkok man urumva naraye Bangkok ariko nari ndi mu Rwanda waharaye uri mu Rwanda so baba ngira ngo umaze iminsi utaramiye muri Gens dutangire ya story kayo muri make ninde waguhamagaye muri Gens kugira ngo wenda tukuziho kuri umuraperi mwiza ufite kandi impano ufite n'uburyo bwawe ugaragazamo impano n'uburyo performinga so baba ninde wakwaprochinze kugira ngo utaramira abantu muri Gens man urebye nyine amakuru nyine nkuko agenda numvije ko ari abajenize bahurira nyine bagaragaza impano ariko bitavuze ko nyine hajya abakomediye gusa hajyaho n'abaraperi nyine yego ubwo nanjye rero nyine ntabwo byari ngombwa ko bandarika nyine ubwo nanjye nk'umuntu nyine unyotewe kandi mfite byinshi ngomba kugeza ku munyarwanda aho ari hose yaba ku isi mu gihugu cy'u Rwanda kamenya zawa baba naranyarutse nyine mpageze nsanga bataramye nyine nanjye mu gutaramana nabo bivuze yuko twazataramana mu kirori Kigali kabisa none igitangaje nasanze abantu wataramiraga bari basanzwe bakozi indirimbo yose wa performingaga mwarajyananaga sinzi ukuntu nabivuga nyine wasanga wenda ari mwuka wera cyangwa ari vibe cyangwa biterwa n'imyandikire nyine nanjye naraterega nkumva nyine barikiriza waraye Bangkok zawa baba ninde muntu wakuremeye akaguha boro ya danje muri Gens yaba amafaranga yaba ikintu ninde muntu ushimira muri Gens muri bari abantu bari bitabiriye Gens ninde muntu ushimira uguhaye nyine kuko iyo ukonfirmye abantu hari gihe umwe yikura bakaguheza igiceri cy'ijana igihumbi se hari n'ukuremera bya hatari muri Gens ninde wakuremera avuga ati cyazi uyu muntu man wenda nawe navuga uko nyine utumessage ko twagiye tuza araba 2 igihumbi gutyo 5 gutyo ariko ubwo navuga nyine wabikoze kugira ngo mbashe kugaragara kuri platform nashimira Merci nyine Merci namushimira kabisa nabona n'iki kiganiro azavuga ati umujene kabisa araba umwe mu bambere bakibona cyane Merci wow zababa inzozi zawe se man kumbona uri kudukoma none imihanda ewara ndagira ku muhanda umva bari gucuranga za baba wanyura mu muhanda aho n'abantu bakuzuyeho zaba nyamara wo witara nyamara we karafashwe man karafashwe aho wataramiye muri Gens rwose urabona ko kafashwe nguze gufata abaraperi bose ngo bashyire hasi niwe wa mbere ni gake nyine ubwo rugamba ariko tugisunika gusa nyine nabaziye wabaziye nibanduziye ni bose nabaziye bo bamenya ati ngo naje iyo uvuze ngo wabaziye hari abakurikiye ikiganiro kandi basanzwe bari muri music industry wenda bakora hip hop bakora nyine ibintu bitandukanye
ariko iyo uvuze ngo watuzuye rero duta twegera inyuma tuba bati nyamara umujene aratuzuye. oya impamvu nabaziye nuko njyewe buriya injyana njye ntabwo nkora injyana imwe nkora injyana zose kuko mfite n'akayipi nshyashya nzasura mu kwa mbere bita Nyiraminani. ariko urebye nyine Nyiraminani ipi wise Nyiraminani. ariko nubwo iyo ipi yawe itarasohoka ngize amatsiko ngize amatsiko yo kumva kwanza ntago ari ngombwa ngo dukome freestyle kwizo ndirimbo zose ahubwo nshaka Nyiraminani man ino ziryo zina waritekereje ute kugira ngo uryite EP yawe man? Urumva ikuna yise EP yanjye harimo nyine ingeri nyinshi n'ingoma enye eshanu. Urumva nimba harimo iya mbere wahita Nyiraminani ariyo zingiro nyine rya EP kazamo n'indi bita Nasinya. Urumva gusinya n'ubundi bigendera mu 8 ntabona 8 utasinye kazamo incuro nyine incuro hakazamo ikiwe hindukira undebe ubundi nyine ni vibe nyine y'abantu nyine bazavuga ati cyakoze ku bagizi badafana hip hop bazavuga ati cyakoze twaje. Nyiraminani se cyangwa ni wa mukobwa avuga ati ngo Nyiraminani urashaka umunani hari kera bagitanga umunani ubu mu bantu umunani iwabaza umunani mbere ry'ubu n'ababyeyi ukivuza impundu aho kuvuza impundu urumva induru abasenga amagini ibiriri binini bakibabatiza umurindi bagakunda urusimbi. Jani murawishiwe kabisa ni byinshi cyane birimo. Kumva iyo EP yawe nzaba wa mbere mu kuyigura man. Ugomba kuyiga kuko ni EP zabirenze nano yumva uzavuga ati cyakoze zababa. Wallahi kabisa cyakoze man. Ginchiminja iyo mpuye nawe mbanzi ko byanga byakunda twaganira bugacya zawa baba tugomba gutarama mwino minsi se icyano ufite mwino minsi ndabizi muri Genesis wakuye abakunzi benshi ariko nubwo wakuye abakunzi benshi aka kanya ejo gusanga hari ufite right now nyine muri kumwe mwino minsi nabo turi kumwe kuko nataye mu mbifitiye abaje bankurikiye naberetse mu kavumo bahaba yebera nk'ikuzimu G nabyo kugita ku murimbo G ndatahiga ifesa G ntacyo mfite ngo ndamiza abo G baraza basubira yaho naguze ingufuri y'icyuma nukambaza ibyiyo mibago nakateye inkuma simbagaho nahunze muco mu G nakambira ibyo mu G narakateye mu G chaka kubaho mu G uzaba single igihe cyose se oya nyine abantu urumva bahara ariko ntabwo ndagera muri time nyine yo kuba nabantu mfite icyana kuko icyana niho gutunga imodoka urumva rero yasanze waba ugifite ugicemba gusa man oya nyine bityo zaba baba ubuzima bwo ntabwo bwubakiye mu gucemba ibyana kuko ndi umuraperi kuko abaraperi barangiye ariko ntabwo ariko babimeze kandi uranasenga fose ubizi ndabizi cyane bakora fose kose bro nakubise ejo bundi akaririmbo k'Imana baravuga ati cyakoze Zawaba ubundi ni wowe ubundi urashobora no kuzankira mu barami eka ukasubira muri korali Zawaba ntacyo bitwaye kuba ndirimbo hip hop n'agaze Imana byose ni urukundo wallahi hari nk'indirimbo yo mu gitabo uzi hari indirimbo yo mu gitabo ndayizi ya Danje turirimbiro gatoya ku ndirimbo yo mu gitabo twumve Zawaba nimba ari jana kangahe ariko iravuga ati ngo ndagatama ka Yesu ndanezerewe cyane mfite umugeri mwiza ajya neza arankunda ndawize ijwi rye ndaryitaba ndemeye my bro ndemeye ntabwo wari gutemera bro ndemeye ufite EP mfite EP maze kubagira abafana bo batangiye kuza kabisa maze kuyubaka byahatse mbafitiye n'ingoma nshyashya bita ikigusha wallahi nimba utagira ikigusha ukabukura ino kiganiro waba ubeshye bro bwira abantu bakore subscribe kuri MR TV niyo mugomba gukora subscribe mwarangiza ukora ngo mukajya no kwa Zawa Baba bakanyarukirayo mukazirebera ikintu bita ikigusha abakunzi ba Zawa Baba man ban supporting bakandi subscribe hano kuri MR TV
tuzatubagezaho byinshi cyane. Zawbaba rero nishimiye kongera kumwakira. Zawbaba babwira yuko abantu bakunda hip hop freestyle ino TV kino kiganiro cyo mwajya mu nkurikiraniro buri wa gatanu saa 12 live buri wa gatanu mwirebera ikintu bita ngenda mpari mba update ubwo nguru umwe mu bantu bari busy bya hatari ngenda umwe mu bantu ubwo batabahiriza gahunda zabo sure ariko nturanyicira gahunda ariko ngo bari busy man ngo buri kwihiringa bya hatari niyo mpamvu navuze cyane ku byana ubwo rero nagize ngo hari ibyana wifitiye nyine nubwo nawe wenda biba byagutindije muri ghetto wenda ibyana urumva binahari ntago byatuma ndakora move kuko ntago yaseka atari nta kintu abona ku isahani. Zawbaba uranyemereye every Friday uzaba uhari njemba mpari buri wa gatanu uzajya uboneka mba mpari Zawbaba ngiye guhita ngo wakontara ntago mbyemera uzajya uboneka mba mpari ngaho mpa undi munsi umwe basi noneho duca gahigo bite nkuhereza kontara undi munsi mbwira undi munsi umwe wenda iminsi 2 washaka dutemo dusoza umwari wataye umucoco umwari wataye umuco gufata amano wabigize ingeso umwari wataye umuco kumva inama ngo ni nkinamico ko mbona wigize ibyo kandi numva ngo uracyari muto ibyo ni igihe gito wanse no kubariza isabato ibyawe ni ukurya ifoto rubanda bakuburiye inyito jya ugendera ku mahame utazisanga mu ishyamba ry'inzitane ngo wavukira ikinege ntiwigeze utozwa kuba umunege jya ugendera ku mahame utazisanga mu ishyamba ry'inzitane ingabire yambaye impanure ntasi no guterana intabire isekuru bamuhasekure uyu we yijyanira n'ibihe umwari wataye umucoco. Wow Zawbaba reka mushimire cyane tuzasubire ubutaha nimba wanyemere koko nzajya nkubona uzajya uboneka nzajya mboneka kuwa 3 no kuwa 5 sure ndi nzaboneka kabisa wallahi alright reka mushimire cyane brother wakuze cyane kwitabira ubutumire bwanjye yes mukomeze mukandi subscribe nitwa Horimhan Entertain of course the king of mic naho ubutaha Imana ibarinde cha turi kumwe muri kumwe na Zawbaba mbabwira ati iyi ni nk'ivangeli ntagatifu abantu mukurikirana line